uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango urababara cyane muri make. Muri iyi video ngiye kugusangiza ibintu 10 wakora niba uri umukobwa cyangwa se umugore ubabara cyane mu gihe cy'imihango. Twese turabizi ko clumsy cyangwa se uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango ari ikintu kibangamira buri mugore wese cyangwa umukobwa utuye isi, kandi 99% no 95% by'abagore bari mu isi bagira ikibazo cya clumsy zihoraho. So ngiye kukubwira ibintu 10 ushobora gukora cyangwa ushobora gukoresha mu gihe ugira icyo kibazo. Ndetse nzagusangiza n'ibindi bintu ushobora kuba wakora birenzeho byagufasha kugira ngo icyo kibazo cya clumsy cyangwa se cy'uburibwe bukabije gikemuke. Kubabara ni ibintu bisanzwe. Yes, twese tugomba kubabara, umugore cyangwa se umukobwa arababara. Sometimes tuvuga ko wenda twagenewe kubabara like, ariko nanone iyo birenzeho, iyo ubabara cyane utabasha kujya ku ishuri, utabasha gukora akazi kawe, utabasha kugira n'ibindi bintu ukora mu rugo, ni ikibazo kiba gikomeye cyane. So reka nkusangize ibyo bintu 10 wakora kugira ngo ukemure icyo kibazo cy'uburibwe bukabije mu gihe uri mu gihe cy'ukwezi cyawe cyangwa se uri mu gihe cy'imihango cyawe, uri umukobwa cyangwa umugore. Icya mbere, gukoresha ibyo bita heat therapy cyangwa se gukoresha ibintu bishyushye ku nda. Hari abafata agatambaro bakagatera ipasi bakagashyira ku kiziba cy'inda aho bari kubabara, uburibwe bukagenda bugabanuka, cyangwa se bagafata agatambaro bagashyira mu mazi ashyushye, then mu gihe udafite ipasi ukajya wikanda ku nda. Ibyo nabyo, iyo heat therapy igabanya uburibwe bukabije. Ikindi ku mwanya wa kabiri rero, ikintu ushobora gukora kugira ngo ikintu cya kabiri ushobora gukora kugira ngo kigufashe kugabanya uburibwe bukabije mu gihe cy'ukwezi cyawe cyangwa se mu gihe cy'imihango cyawe, ni ukunywa amazi menshi. Bro, iyi boro yo nanjye nari umuntu wajyaga utayitaho. Mama wanjye akajya ambwira ati ariko bite kuki utanywa amazi mu gihe uri mu kwezi kwawe. Nkumva nyine ni ibintu byambangamira, kurirwa ndajya kuri toilette ndashaka kwihagarika, all of that. Ariko none nagera muri periods zanjye nkumva umubiri wanjye ufite umwuma, nkumva ndashaka kunywa amazi menshi. So one time, iyo ni advice naganiriye n'umuntu mushiti wanjye, arambwira ati jya unywa amazi. Mushiti wanjye uzi expert mu bijyanye n'ubuzima, arambwira ati nywa amazi menshi. So namwe nakubwira ko ku mwanya wa kabiri ikintu gishobora kugufasha mu gihe uri mu gihe cy'imihango cyawe cyangwa mu gihe cy'ukwezi cyawe kugira ngo ugabanye uburibwe, gukoresha amazi, kunywa amazi adashyushye cyangwa se ashyushye ni ibintu byiza cyane. Bituma umubiri mu gihe uri ku running, kuko urumva there is extra organs ziri gukora kandi zikeneye amazi, zikeneye gusurvivinga for their own self. Rero iyo ukoresheje amazi biba byiza cyane. Ikintu cya gatatu wakoresha kugira ngo ugabanye uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango ni imyitozo ngororamubiri, ariko yoroshye, atari za siporo zikomeye. Ubwo iyo bavuze imyitozo baba bavuze ntabwo ugomba kuguma hamwe, ugomba gukora, ugomba kumuvinga, nako gasiporo gashoboye wagakora, ariko atari siporo zikomeye cyane zirakubabaza umubiri, kuko siporo nanone uri mu gihe cy'ukwezi cyawe zirangiza. Siporo zino siporo ziremereye nyine zikomeye cyane zirangiza. So ku mwanya wa kane rero ku mwanya wa gatatu ikintu ushobora gukora, ikintu cya gatatu ushobora gukora twabonye gukora imyitozo ngororamubiri ariko yoroshye. So ku mwanya wa kane rero ikintu ushobora gukora cyangwa wakoresha harimo kunywa icyayi gishyushye, ariko si iki cyayi cyo muri factory, like tea from factory ziriya zose, no. Hari ibyo bita herbal tea. Ushobora gufata ibibabi by'amapera, imyembe, igisura cyo just crack it. Igisura ni umuti cyane kugikoresha. Ushobora gukoresha ibyo ngibyo, ibyatsi, ibibabi by'amapera, ibibabi by'ibiyote, icyo gisura nakimentioninze. Ibyo bintu biri aho hafi ushobora kubona ibibabi by'amatunda, then ukabiteka ukabinywa. Ukabinywa kugira ngo unywe icyayi cyavuye mu nganda, no, wakoresha icyo ngicyo. So ikintu cya gatanu ushobora gukoresha kugira ngo wirinde uburibwe bukabije cyangwa se umubabaro ukabije mu gihe cy'ukwezi cyangwa mu gihe cy'imihango, ni ukwirinda
ibintu bikonje cyane, kwirinda ibiryo bikonje, ugomba no kwifubika, kwirinda ibiryo bikonje, icyayi gikonje cyangwa se igikoma gikonje, ibintu byose bikonje, get away from it, wibikoresha cyangwa se ugerageza unifubike mu gihe cy'ukwezi cyawe, ugerageza unifubike, umubiri ubona ubushyuhe, biranagufasha kugira ngo n'iyo myanda iri gusohoka process yihute cyane, bisohoke nyine bikuvemo. So ku mwanya wa gatandatu w'ikintu ushobora gukora kugira ngo kikugabanyirize uburibwe mu gihe cy'imihango cyangwa mu gihe cy'ukwezi cyawe, ni ukurya indyo yuzuye. Abantu benshi ibintu baradawutinga. I remember njye nta nubwo najyaga ndya, kuko numvaga ndarya inda yanjye naryaga nkumva inda yanjye nkumva irabyimbye, nkumva inda irabyimbye, nkumva ndashaka gukoresha tuwarete all the time. Ndavuga nayo kukindya ubundi. Sometimes ibyo kurya ngize aho ndabihagarika kubirya, nyine ngampagarika kurya mu gihe nabaga ni muri periods, ariko nageze aho nsanga ndi kwiyangiza, gerageza gufata indyo yuzuye. Nawe ndakurekomendinga gufata indyo yuzuye, imboga, ibitera imbaraga, n'ibirinda indwara, n'imbuto. Imbuto ntago, erega imbuto si pome, imbuto si papaya uzajya kugura, imbuto si ama orange, amapera, amatunda, ibinyomoro, ibyo ni ibintu biba biri around, wabona nawe ubwawe. So ukoresheje n'ibyo ngibyo nabyo that's cool, ni byiza cyane. So indyo yuzuye iri ku mwanya wa gatandatu ibintu ushobora gukoresha kugira ngo bigufashe kugabanya uburibwe bukabije mu gihe cy'ukwezi cyangwa mu gihe cy'imihango. Ikintu cya karindwi wakora rero ni ukuruhuka bihagije. Ariko ko hari abantu bidakundira, abantu bahora mu kazi, abantu bakora imirimo isaba ingufu, cyo ni ikintu kigoye. Ariko niba utashye uvuye no mu kazi, gerageza ufate ikiruhuko, umubiri wawe nyine ubashe kuruhuka bya nyabyo, uruhuke uruhuke, wumve ko uruhutse. So kuruhuka bihagije nabyo biri mu bintu byagufasha kugabanya uburibwe. So ikintu cya munani wakora none kugira ngo kigabanyirize uburibwe, icyo cyari cya karindwi, hari gukora massage ku nda. Ibi nabyo ni ibintu bigoye, abantu benshi ntabwo banabizi, of course ntabwo abantu benshi babizi, ariko nabyo ni ibintu bikunda. Kwikorera massage ku nda ni ibintu bikunda kandi bifasha nyine releasing cramps cyangwa se kugabanya uburibwe bukabije. So ku mwanya wa 9 ikintu ushobora gukoresha kugira ngo kigufashe kugabanya uburibwe ni gukoresha ibuprofen, ariko mu gihe cyangwa se painkillers mu gihe biri ngombwa. Mu gihe bitari ngombwa wibikoresha, kandi none nuba addicted kuri byo ni ikibazo gikomeye cyane. So biba byiza ugiye ukoresha uburyo buri organic kugabanya uburibwe kuruta uko wajya kwa muganga cyangwa se ukoresha ama painkiller. Ariko hari abantu nyine bababara cyane, bapyukinga, umuntu akaba yaradasinziriye, none wumva ibuprofen yagufasha cyangwa se painkillers zagufasha, ushobora kuyikoresha ariko ukirinda kuba addicted kuri byo, kuko igihe kiragera umubiri ukabica amazi, bikaba ngombwa ko hari igihe kigera ntibe ikemura cya kibazo cy'uburibwe bukabije mu mubiri wawe mu gihe uri mu gihe cy'ukwezi. So bibaye byiza wajya ukoresha zira herbs cyangwa se n'izi ntuzo zose na mentioninze, ufashemo imwe yagufasha, byaba ari byiza cyane. Ariko ntabwo ari byiza kuba addicted ku binini bigabanya umubabaro ukabije mu gihe cy'imihango. So it's better use organic. So ikintu wakora rero ku mwanya wa 10 cyakugabanyiriza uburibwe no kurinda stress. Ariko ibyo none biragoye kuko isi turimo nayo sometimes itera stress, ariko uri umuntu ubishoboye wagerageza kubyirinda kubw'ubuzima bwawe bwiza, kurinda kwitesha umutwe. Ariko nanone ntabwo tubura ibidutesha umutwe, ariko umukobwa cyangwa se umudamu gerageza ntibibe too much, ariko nanone ntibibe nyine no kugerageza wirinde ibintu bigutera stress cyane mu gihe cy'ukwezi. Ariko burya ntabwo bategura igihe cy'ukwezi kuko ukurimo, izo preparation ziza mbere. Niba ari iyo ndyo yuzuye wiyirya kuko uri mu gihe uri mu kibata, no, yifate mbere utangira ovulation, nibwo utangira gukoresha ubwo buryo. Ikindi kintu rero mbarabure wakoresha, ari recipe ziba zigiye zitandukanye zifasha umuntu kugira releasinga ubwo bubabare. Bro, ibyo bita charcoal smoothie, cyangwa urabona amakara ari activated charcoal flour, ubwo ni ifu y'amakara y'abagorozi.
ugiye uyafata ugafata niyo cyaba ari igikombe kimwe mbere, ariko mbere muri ovulation ntabwo uzayanywa kuko ubirimo, no, uyitegura mbere ukajya uyafata ukayanywa wenda nk'inshuro nk'icumi mu kwezi, kuko ntabwo ari ibintu bigoye ufata agakombe kamwe cyangwa se akaveri kamwe k'ayo makara ukakanywa, ntabwo ari ibintu byatanje. So ugiye ugafata, ngewe nibyo byanankoreye, ntabwo nababeshye, ngewe nibyo nakoresheje kuko nanjye nagiraga cramps ziteye ubwoba ewana, ku buryo nta kintu nabashaga kwikorera iyo nabaga ni mu kibada. Ariko iyi boro y'amakara, amakara ari activated, amakara ifu y'amakara ugatoba mu mazi meza atetse, ugapima wenda niba ari utuyiko 5 cyangwa se akenshi probably maximum ni 5, ugashyira mu iveri y'intuzi y'amazi, birakora cyane iyo ubinyweye biragufasha. Ubwo wenda ndavuga kuko iyo ni nature y'umubiri wanjye, ubwo ibyo nibyo byabashije guhuza n'umubiri wanjye, wenda nawe wahuzwa n'ibindi, wenda izo ibuprofen zo zigukora cyangwa se n'ibindi, ariko ifu y'amakara ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyiza, ni ikintu cyamfashije. So nakurekomendinga nawe ubabara cyane mu gihe cy'imihango yikoreshe. Ikindi ni ziriya herbal tea, icyo cyayi cy'ibyatsi harimo igisura, harimo ibibabi by'imyembe, ikiyote, ibyo bintu njye byaramfashije cyane. Ariko by'umwihariko amakara yo, I will praise the charcoal flower until the end, aramfasha n'ubu niyo nkoresha, n'ubu nanjye ubwanjye niyo nkoresha. So nakurekomendinga kugira ngo nawe yakoreshe niba ubabara cyane. So if you find this more stressful, subscribing, niba ushaka kuzamenya ku bijyanye n'ubuzima n'ubundi mu biganiro bindi bitaha, subscribing, sharing, commenting, of course liking. And for the people who don't know me, I'm Kago, and I'm a content creator who is interested in health,